n'umutoza wa Mani impamvu na ahera kubikomeye ahutaza igihari cyose we nafite ikipe nziza isaba kuyihanganira ikipe irarwaye nibyo yigeze kuvuga Ralph Rangnick ngo ikeneye heart surgery igomba guhera muri character kuyubaka niyo mpamvu umwana yigumura agahita murekura nkaho nta cyaba niyo mpamvu na Ten Hag yagiranye akabazo gato na Cristiano Ronaldo bagahita bajugunya bagashyira hanze uzi icyo bivuze nta mwanya bafite wo gutorera nka za Barca bari kubanza kugarura cya kintu cyari gay ya spirit ya Alex Ferguson yo kuri Beckham utera amakofu utinyitse ariko when you do nimutumvikana go icyo ba Pep bagiye bagikora kuri bawo Cancelo ateraga amakrosses ya Matrivera bro akizajya atanga za assist z'ibisazi ariko ntituratwara Champions League ninde kura gato umuntu akanyurira bakaba intego twiha ariko urebe Pep ibintu byinshi asigaye abireka kemera you see yabigezeho why we've achieved something at least dushaka kugira ibyo twihanganira hano ni nako benagenda no mu bihugu niyo babyubaka uzarenga ibihugu kenshi birangiyemo intambara haba hari amategeko akakaye ariko abantu bagenda basubira mu buzima bamenyera ibintu bikagenda bisubira mu buryo bagira n'ukuntu boroshya n'ibihano ku byaha siko bigenda se Man U iracyara ahantu habi hataraho gutekereza mu kibuga mbere no kubanza gutekereza mu mitekerereze y'abakinnyi uko bitwara uko bikomporta rero kuko kiri ahantu habi nta mukinnyi kuko umukinnyi ntago yahura muri uwo muriro w'icyo gitsure niyo rigeri no gukora resulta n'ibyo bikomere by'abafana nako kantu kose kabo bagahutaza niyo mpamvu best players bamwe batemera kuzamo ureba bigura none makipe mato cyane kuri Man U Benjamin Sesko bamukuye hehe Leipzig uko Man imeze ukungukira Leipzig n'ubundi cyane mbube mu bamukuye hehe Brentford yishimye cyane ahubwo arumva yarungutse cyane Tios Cunha Wolves niyo level Matis de Ligt yari mu bench muri za Juve no muri za Bayern yaje ari gushaka playing time kugira ngo muri national no mutekereze urebe kuri Ballon d'Or okagira imana Victor Gyökeres agiye guhabwa Golden Boot zamutse Victor Gyökeres rwose nyene yarushije Mbappe no ahubwo twari twabyitiranyije ariko ntago wari ushaka buri abagenda babara niyo babara buri barashaka kubara amantuza ndabona Victor bagihaye rwose tubyinjira mu kanya gatoya yego ngira ngo wasoza rero dusoza tujya muri Ballon d'Or iyo faze ya kabiri rero Adelare yo kuvuga ngo ngiye kubaka ikipe itsinda ibanza kubona abakinnyi ko kwatsinda ako my friend kabasa n'abakinnyi bangaye muri Man U baba wadi class player wakwifuza ko abakinnyi benshi ba Man U n'ibihugu byabo baba ari abakinnyi batabanzamo kandi nabahaye kakanu abazungu bavuga bati tips za mbere zo kubaka ikipe ikomeye ubakira mu bihugu bikomeye abakinnyi babanzamo zama Man U bayindiri twabonye katari mazamu 15 beza kwisi Patrick Dorgu hari muri za gatatu 10 nziza kwisi mu Denmark Ruksho ni imvune zigenda fata ba Mazraoui ni umukinnyi usanzwe cyane uraho wari umubenchene muri Bayern baza kumuzana Diego Dalot bamugiranye n'abahakimi arya bench muri national ntabanza ngo byakunda waza muri Yolo equipe de France ntimukeneye akinira abatoya ufite ba Konate ukagira ba Upamecano ukagira Basaliba niwinjira muri Mediane Casemiro yarashaje imyaka 30 naho nako atagize akazi yagakoreye Real Madrid n'umushire ni nkuko Man yigeze none kugura Schweinsteiger n'abakinnyi babaje muri retirement kurya ya nyuma barangije icyo bita ko muri prime time bari muri retirement phase umusaza arakubwira ngo yakoze mu cyahoze ari Orenforo akora muri RBA ngo ngiye gushinga igitangazamakuru ngo niwe munyamakuru ngo wahatari ngo uzaburi gucuruza ku isoko mana yinshara ko bwate ave ntago bikunda hari abandi bana bazanye na za TikTok erega natwe tuzasaza ejo bundi kandi ubu ngubu muri kugira ngo mufite imyaka myinshi amafaranga mukorera mu ya saving mutangire mwubaka amazi Kigali mutangire mu byare mushyira abana mu mashuri muguri bibanza n'ubundi abanyarwanda bari kuvuga kandi bana bakunze kandi nta mugayo none se ko ntango mihoraho umuntu aganje tuzavaho
niko isi imeze n'abakinnyi niko biteye. Abo bakinnyi rero baza nk'uko Casemiro urabyumva ni umusaza rwose. Twajya imbere Mbeumo umukinnyi w'umunyakameruni ntarafata n'igihembo cy'umukinnyi mwiza ku mugabane wa Afurika, si inyenyeri y'umugabane. Ariko tuvuze abirabura, hari abirabura twamenyaga Drogba Eto'o ukavuga ngo ni umwirabura ariko mu bazungu, ahubwo he's among the best kuri position. Uyu twavugaga baguze ejo bundi usibye wenda barasumbya iki kintu cyahatari mugongo uhita ubyumva ko n'abakinnyi afite ni Bruno wenda world class. Yego umukinnyi wanza muri Portugal uhora banza mu kibuga utsinda buri gihe muri Man U, niwe set pieces taker, niwe penalty taker, niwe playmaker, niwe kapiteni, niwe wavuga ngo Real yavuga ati tufite kwicwa pass ba bavuga ati muri pass ba barusha ba Firmino Lopez abarusha nuvuga ati muri Man City niwe wazaga itamanzamo bagakina na Tijane Ndazi na Rodri ba Foden bakajya ku mpande. Niwe wicara ukavuga ati muri Chelsea Cole Palmer namuhindura uruhande kugira ngo Bruno mushyire ku 10. Niwe mukinnyi no kwifuza wenyine. Iyo kipe faze ya kabiri niyo kugura. Uribuka cya kintu twavuza Denard abatoza bose bavuga ngo imigurire yayo ni ikibazo hasi ni mibi. Faze ya gatatu rero yo kujya kubaka wini ihera muri mu mutwe tumeze. Yes, ubwo ni groupe irahamye. Dufite groupe nziza cyangwa se mushaka kore vasa naguze groupe nziza none ngiye kuinstallamo software mu mutwe. Yego, squad nziza iyo yinstallamo software yo gutsinda cyangwa ifite character nibwo ubona results zitwa gutsinda mu kibuga, nibwo ubona game. Naho biri muri mwo batatu banga ni apanga 4-3 nkuko mubivuga, he's going to lose ibyo bibiri bitarakunda. Utsinda kuko ufite ibyo bibiri, utsinda kuko ufite abakinnyi bari kuri kariba, utsinda kuko abakinnyi bamaze kubakamo character. Chelsea nitwabonye ko ifite groupe ntitwavuze ko iri kubaka character. Yego, yes, yani consistency rero muri character. Yabonye Pep utsinda kuko ari kurwana n'ikipe, ari kurwana n'ubuzima uyu munsi afite amanota 7 kuri 15. Uri kumva impamvu yabyo nuko groupe afite taziza, nuko hari ibyo yakinaga abakinnyi afite wenda badakora ubu. Ariko tukavuga ati cyane abakinnyi bafite icyo bita A+ grande distinction, babandi bakiringa amagames akomeye. Iyo umutoza rero uraza, niyo mpamvu yaje Klopp agiye agatwara shampiyona nta nandi hatarakoze uyu mwaka agakura ya software yande yakura cyane gukina je direct ntiyadeze style ntiyabikwe Madrid niyo style ibyo bishya bino byo abafite icyo bita control muri mediane bapasanye siko Liverpool iri gukina ntibiri gutsinda se. Ni icyo ngicyo equipe squad ni nziza ariko ni umuzamu Brazil vision mu defense uzuma mbere kwisi dusoza Salah yakora ibitego 70. Ibyo arafite n'abawina batwaye ibikombe, n'abakinnyi bafite inyota bafite ubushake. Igikurikira rero ni ururimi rworoha mbanganira kubita team talk mbashyire mu kibuga ni nko gufata intare ukazibwa mujye kwigiyama ndagusako muri bamwe mutotome mire munzanira umuhigo. Intare yo zisohotse zibwa amagambo akomeye zitazigenda zigaconcomirizwa izo ntamba kandi byose bigira ubwoye. Rero equipe ya Man U itari muri yo phase kubona abakinnyi beza bakubakirwa character tukabona gushaka result, otherwise iracyari kuri cyane iyo mwahoze mukunda cyangwa mwatekereza. Muri Espagne rero ni aho haba hakinwaga shampiyona. Yego, Real Madrid yakinaga. Real Madrid mu ijoro ryakeye yitwaye neza, inashimangira cyane ko noneho byibura bishoboka cyane ko aba bakinnyi babiri bashobora gukorana neza, Vini ndetse na Kylian. Impamvu mvuga yuko bashobora gukorana neza nuko Vinicius ejo bundi bamusimbuza kuri match equipe ya Real Madrid nanone yitwaye neza Espanyol, yararakaye ajya muri vestiaire ababaye, aho yari yaranemeye rwose ngo mu biganiro yagiranye n'umutoza Xabi Alonso aramubwira ati Mbappe tugiye kumugira nimero 9, dukwiye twese kwitegura yuko ibi ama penalty n'uzayatera bya bindi byari ku bwanco rutingura atera imwe atera indi, ntago mbishaka, decision ndayifashe, ni ugiye kuduheka. Donc wumve yuko agiye kuba nka staff of the team, igiye kuba team Mbappe, donc mugiye guserva Mbappe, mukorere Mbappe. Aranabyemera Vini, ariko Vini aravuga ati none nawe utangiye kunsuzuguza rimwe uransimbuza match itarangiye
ubundi ukambanza hanze ugashyiramo abana ngo ni Master Antoine ukanshyiramo igice cya kabiri ati kugeza naho nshobora kuba mfite match iri kugenda neza yamushyize hanze abanzamo Rodrigo ko Master Antoine akina iburyo ati ugasanga ndicara nkicazwa n'abakinnyi bato cyangwa se nkanasimbura ugasanga ntago nyine nuko gukora nta mwanya ndi kubona kandi uyu ni umukinnyi wari uri kuri podium ya Ballon d'Or uretse uyu mwaka yabaye wa 16 ariko wawubanjije yari umukinnyi wari wabaye wa kabiri niwe wari umustar wari uretse Real Madrid bimugoye cyane ariko yaje gukina abona igitego Vini mu byishimo byinshi igitego cyiza cyane Real Madrid yageze ku munota wa 28 yashose amapoto yashose imipira igaruka kwa kundi ikipe bihagaze imbere y'indi mu rubuga ariko ishoti imipira ikagaruka sinzi ukuntu yabacunze atsinda igitego cyo muri Brazil pe yarebye ko abadefense ya Modric yajya gatanga yo gukaraga umupira ukoresha exterior DP yawuteye bazi ko wenda agiye kongera gupasa Mbappe ku buryo umuzamu no kunyeganya yabo umunyezamu n'abadefenseri bose bahagaze yasize igitego cyiza kabisa ubona ko cyamugaruye neza abantu bari bamaze iminsi bamukritika Vini bavuga bati ashaka atameze neza iyi sezo ariko ngiye kugaragaza ko ari wa Muvini igitego yatsinze cyane amugeze man of the match cyane hanyuma Master Antoine atsinda icya kabiri nanone kuri pass ya Vini ubwo Vini we yatsinze apashwe na Valverde nyuma haboneka penalty ikibazo cyarakemutse Mbappe arayitsinda ku munota 64 66 kuri pass ya Arda Güler umeze neza pe sore ukina icuma ariko rya Ozil rya rindi ry'isuku ritarimo ibibaraga byinshi rya rindi ririmo technique nyinshi atanga passe kuri Mbappe aza gutsinda igitego cya 4 Real Madrid ikora umukino wayo wa gatandatu muri shampiyona itsinda ibitego 14 imaze kwinjizwa ibitego bitatu gusa bigaragara yuko next game na Atletico Madrid Real Madrid niho none abantu ariko batiyagiye Wanda Metropolitano hazaba ni 27 ubwo azaba ari ku munsi wa gatandatu nibwo abantu bazavuga batese koko Alonso yaje ikipe kwishyira ku murongo koko kuko baravuga bati oya nta gipimo gifatika yari yakabonye ati yaraye gukina n'amakipe ari aho atari ko reka turebe tumupime bigaragara muri ibyo bitego 14 harimo 7 bya Mbappe afite 7 cya kabiri cy'ibyo bitego ni bya Mbappe wenyine amaze gutsinda 7 muri shampiyona hanyuma amaze gutsinda ibitego 9 overall hari muri Champions League n'ikipe y'igihugu tukurekinze down udu statistique twabona 2025 Kylian Mbappe muri overall afite ibitego 9 na assist imwe Vini afite ibitego 3 na assist 3 ibyo nibyo muri shampiyona gusa 3 na assist 2 muri shampiyona y'imikino 6 ariko yabanjemo 5 gusa hanyuma Arda Güler ibitego 2 na assist 2 Master Antoine igitego 1 Brahim Diaz assist 1 biragaragara yuko byibura igice cy'ubusatirizi cya Real gikora neza cyane indi nkuru nziza irimo nuko Jude Bellingham yabonye iminota nimugoroba 15 na Kamavinga yabonye iminota bitegura Atletico itameze neza kuko Atletico imaze gutsinda umukino mwonyine muri shampiyona kuva no shampiyona yatangiye ntabwo imerewe neza ariko ubwo ni nakabana bavuga bati nubwo ifite ibitego bike imaze kwinjizwa muri shampiyona yego ibitego 3 muri match 6 ntabwo ari byinshi ariko abantu barakweshoninga cyane biriya bintu by'amakarto ya hato na hato ya Dini Huijsen bagakweshoninga umusore nanone Real yazamuye nayo bavuga ko atafite urwego rwiza umusore Raul Asensio uhubuka cyane bakabona nanone Rudiger nk'umuntu utari muri Deri Militao même so muri Deri abantu akabari uko Dini Huijsen na Deri Militao uko biri byagerageza ariko nanone hari n'ikindi kintu ubona abasesenguzi bavuga iyo mediane ya Real itarimo Jude Bellingham nk'umuntu ukora pressing ku mupira wa mbere ari igihe bya expose defense cyane kuko nubwo ari dagurera kino umupira usukuye sumuki mwiza mu kwambura imipira nkuko ari mwiza mu gukereye uburyo bivuze ngo Jude Bellingham yagarutse akajya bafasha kwa kundi yiyangaje ku buryo abuza adversaire kuba yagira icyo itekereza mu kubaka uburyo bw'imikinire bwabo bishobora kuba byagabanyiriza umutwaro kuri defense hari ikintu gikomeye bizabafasha ubwo defense ni ukugenda yubaka gahoro nayo wenda zagira igihe cyo kugenda yiretusha gahoro yanagize n'ibyago nyine abantu bari bonye ko avunikije Trent hari byari kugenda yimufasha kugenda agira wenda izindi imbaraga muha nubwo Carva yarahari mu magambo magufi tudatinze muri La Liga Barcelona izakina kwa 4 ikina na Real Oviedo hano byitezwe ko Barcelona igomba kwitsinda hanyuma nanone ubwo tukongera kuzongera kureba ari nacyo abantu bari kwibaza ese Real Madrid iyi sezizongera ibe insina ngufi Barca ikubite nkuko yakubise sezishize kuko sezishize Barca yacishije Real Madrid bugufi yitwara ibikombe byombi by'imbere mu gihugu inanayitsindiye kandi kazajya inanayitsinda inayirusha
hari ukuntu umuntu agutsinda ubona ari nk'amahirwe. Match byibura yagerageje ko tushe Alonso izaba ihari. Match yagerageje nere turi ya Clasico yo muri shampiyona y'ibitego 3 bya Mbappe yatsindwa 4 na finali ya Copa del Rey byibura. Copa del Rey yo Real yari itwaye